feel it tonight. Everything's gonna be right. Every new morning in the breaking light. Yo tujyane ku kazi sha mumfashe gukanura. Tujyane ku kazi inshuti zanjye mumfashe guguma ndi maso. How we get through stronger together, me and you, one voice. Niko nshuti zanjye rero ngiye nkora amajoro ntangira saa 5 za nijoro nkarangiza saa 1 za mu gitondo. Urumva udutotsi tuba twanyice ku buryo ngenda nikubita inshyi ngo mbashe kuguma nkanuye. None navuze nti nzaya ngenda mbaganiriza mbabwire nk'utuntu nagiye menya n'iki cyangwa se mbabwire ibyambayeho ku kazi, twisekere cyangwa se turire hanyuma ngere mu rugo amahoro mwangame. Ngiye nkora nyine ahantu nkora rero ni ahantu mu kigo cy'abantu baba bakoze amasida no cyangwa barwaye mu gihe batararekipera ngo bajya mu rugo bakaba baje aho, kuko haba hari abakozi nyine nkanjye aba infirmieri bakahurira ahantu hamwe kwa. Noneho rero hakaba n'abasaza bafite iriya ndwara yo kwibagirwa, abakuze cyane cyangwa abatakuze cyane ba 60 kugira no kwijana barahari bafite kiriya kibazo cyo kwibagirwa cya dementia. Hakaba n'abandi barwaye kumva amajwi mu mutwe schizophrenia. Abo bose rero turakorana, numva n'abantu b'indwara zitandukanye. Ngiye rero nkora nijoro, nibyo nahisemo kuko bimfasha kugera mu rugo mu gitondo nkaba nategura abana mbere yuko bajya ku ishuri, ko ngo abanje agenda kare akagarukana ku mugoroba iminsi 5. Ngiye nkora amajoro ngataha nkaba nabakorera petit déjeuner, barangiza bakajya ku ishuri nanjye nkajya kuryama, bataha nkaba mpari ubwo mbaryamye. Ariko urumva ntagomba oblige yo gushaka umuntu basigarana cyangwa ngo amajyane muri siporo. Iyo nkangutse mu saa 9 saa 10 aba ari cyo gihe kigeze cyo kujya mu siporo, ndabijyanira noneho tukanasangira ku mugoroba, ubundi nkongera akajya ku kazi. Rimwe na rimwe nkora iminsi 3 cyangwa 4